you do, Jesus? Clear all the universe, what did you change? Hallelujah. Karuvari kabone amahoro. Hallelujah. Ashimwe Karuvari. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali, niho twakuye. imibabaro Yesu yagize i Karuvali, Twakuye. twakuye indirimbo y'ishimwe. Yarababajwe. Yarababajwe tubonye indirimbo, yarababajwe tubonye indirimbo, Yarakubiswe. yarakubiswe turababarirwa, yarabambwe turabambura, Yarakubiswe. yarakubiswe turababarirwa, Yarabambwe. yarabambwe turabambura, Yarababajwe. yarababajwe tubonye indirimbo, Umwami yarababajwe ku bwacu. yarababajwe tubonye indirimbo. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mwese abashe kuhagera, itabamurange Imana ikugisha, Ibrahim Imana ikugisha, Igenera Imana ikugisha, Jackson Emi Imana ikugisha. Murakoze cyane. Nakorera share n'abandi bakaza tukaganira gato kugira ngo nk'abantu batangiye guterana tuze kwiga ubusa. Nakiguzi kadutanze. Imirimo Yakorewe i Karuvali, iyo iyo ndirimbo. ndirimbo yuzuye umutima wanjye. Yesu ashimwe. Mwaramutse neza. Ndabashimiye cyane ko mubashije kuhagera. Numvaga sinashoboye kujya guterana muri iki gitondo, ariko ndavuze ngo wasanga hari n'abandi bagenzi banjye batabashe guterana, ku buryo twafatanya ijambo ritoya, ijambo nabashyiriyeho riri muri Zaburi 27. Sinzi niba bafite Bibiliya babasha kuyibona, ariko ntabwo navuga ngo abafite Bibiliya kuko mba nabatunguye, ntabwo buri wese mba nzi ngo aherereye he, ariko cyane cyane ku cyumweru abantu benshi baba baruhutse, baba bari mu magozi yabo, hari n'abakiryamye, hari n'abagiye mu masiporo, hari n'abagiye gusenga, ariko byose biba bikenewe. Ariko Pawulo aravuga ngo byose ndabyemera, ariko siko byose bingirira umumaro. Siporo ntabwo ari mbi, hagize unyumva mbivuga kubera ko ntayikunda cyane kuyijyamo, yahita atekereza ko ariko ntayikunda, ariko Bibiliya iratubwira ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bikeya, ariko kwitoza k'umwuka ni uko ubugingo bw'uyu munsi n'ubugingo buzaza. Muri Bibiliya King James ho bavuga ngo ni ubuzima bw'iki gihe n'ubuzima buzaza. Bivuga ngo rero byose tuba tubikeneye, tuba dukeneye gufidinga umubiri wacu tukawitaho, ariko tuba dukeneye no kwita ku mwuka uba muri twe, kuko nzi ko nta muntu utawufite. Bibiliya ivuga mu iremwa, ivuga ko Imana yaremye umuntu ikamuha umubiri, ikamuha soul ari ubugingo, ikamuha n'umwuka ariho buturo bw'Imana igihe cyose umuntu yakiriye agakiza. Clementine ndagusuhuje cyane, Imana ikomeze kumugisha. Nifuje kubaganiza kuri Zaburi 27. Nayisoma yose, ariko mu by'ukuri icyo ndebaho cyane ni igice cya mbere n'icya kabiri. Bibiliya iravuga ngo iyo Uwiteka atari we wubatse, abubaka baba bubakira ubusa. Biravuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa.
uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Kandi igakomeza ivuga ngo bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima wo mu ruho, niko aha uwo akunda ibitotsi. Ngo dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Ngo nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera, hahirwa ufite ikirimba kibuzuye. Ngo abameze batyo bazakorwa n'isoni, uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Ni igice cyose ariko gifite amasije atandukanye, ariko icyo ndi bwiteho kimwe ni iyo atari Uwiteka urinze, abarinze babera amaso ubusa. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi twagiye twubaka bigasenyuka kubera ko twagiye twigayidinga, twagiye twiyobora. Ndagira ngo uriya buri wese ahita yumva icyo yubatse. Ntabwo mvuga ko igihe cyose dufayirinze ari uko tuba twubatse ibitarimo Imana, ariko ni byiza kubanza gukonsirita Imana. Nigeze numva umukozi w'Imana umwe TB Joshua avuga ngo ni byiza no kubyuka mu gitondo ukabaza Imana icyo uri bwambare, ukayibaza ukuri busokoze, byose ukayibaza. Mbese Imana ni umubyeyi. Umubyeyi rero aba agomba kuba in touch n'abana be igihe icyo ari cyo cyose, akaba mugakominika. Uzarebe abantu bafite abana ukuntu abana baza bakubaza ibintu bitandukanye, bakubaza ese mama, ese papa, turafata iki, ese ibi tubikore gute, n'utuntu tw'amafuti n'utuntu tw'ubugoryi biba bikwereka intimacy, ubusabane buba buri hagati y'umubyeyi n'umwana. So rero hari ukuntu twafashe Imana yacu tuyifata nk'Imana iba hejuru, tuyifata nk'Imana ikimana gikomeye kiza kije guhana rimwe na rimwe ku buryo tutayisanzuraho nk'umubyeyi. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu yakoze icyaha akavuga ati none ndabigenza gute, ndasengera he, akiruka mu bapasiteri, ariko burya Imana iri fidele kandi iroroshye mu kumva. Ni ukuvuga ngo ushobora no kujya muri shambure yawe ugatuza ukameneka umutima. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko Imana yakunda kuvuga ko Dawidi afite umutima nk'uwayo. Dawidi yasasaga ibyaha hasi akitanga wese, ati Imana mu byaha niho navukiye, ati bibi nabikoze. Ni ukuri n'igihe yabaraga abantu Imana ikamuhetishamo ibihano bitatu biri mu kubara, aravuga ati muri ibyo bihano bitatu yahisemo kimwe, aravuga ati nakwemera nkagwa mu maboko yawe. Ni ukuvuga ngo Dawidi yari amaze guhishurirwa Imana iyo ari yo n'ubumana bwayo. So rero ngiye gufata Imana nyifata nk'umubyeyi, nka papa, ku buryo nisanisha na papa ibyo namubwira. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga muri Yosuwa 1:8 ngo iri jambo tujye turyuza ku manywa na nijoro, kandi ijambo ni Kristo, kandi Kristo ni Imana. Ni ukuvuga ngo iyo ufashe ijambo ry'Imana ukarigira ubuzima, ukaryuza ku manywa na nijoro, ubasha kumenya Imana iyo ari yo, ukamenya karagiteri y'Imana, ukamenya ibyo ikunda, ukamenya ukuntu iri strict gutya, ukamenya ko ariko nubwo ari strict gutya yabashije kutubonera mu maraso ya Kristo, ku buryo twahawe kuba abana. Ni ukuri hari igihe tutabyumva tukumva Kristo arahambaye yaratsinze, kuko twe ntituratsinda kuko ntiturava kuri iyi si, amakamba yacu tuzayamenya tuvuye kuri iyi si. Ariko Bibiliya avuga mu Baheburayo mu bice bya mbere avuga ngo uko abana bahuje umubiri niko twahuje umubiri na Kristo. So rero icyo bisigura ko tugomba kumenya abo turi bo imbere y'Imana, tugomba kumenya ko turi abana kandi ikaba papa. Kandi Imana ni umubyeyi cyane kurusha aba babyeyi twabyawe b'umubiri, kuko hari ibyo babasha guprovidinga kutugezaho, ariko hari ibyo badashobora. Urwaye ababyeyi usibye ko bakuvuza ariko ntibagukiza. Ufite umuvumo runaka, usibye Imana yonyine yawukuvanaho ikakubohora, nta mwana w'umuntu wawukuvumuraho. So rero ndagira ngo tugirane ubusabane n'Imana. Hari ukuntu nakunze ukuntu Imana yavuze ngo ese Aburahamu inshuti yanjye namuhisha iki. Ni ukuvuga ngo Aburahamu yari yarubatse ubusabane n'Imana cyane, ku buryo Imana yari isigaye ibona yicaye mu ijuru, ukavuga ati yo se najya kurimbura umurwa ntabanje kubwira Aburahamu ko ngiye kurimbura umurwa. So rero sa nk'utandikiriyeho gato, ariko nashaka kumvisha ko byose ari Imana, ari ugukonsirita Imana. So Bibiliya rero yatubwiye ngo ngiyo atari Imana yubatse, ngo abubatse umurwa baba bubakiye ubusa.
iyo atari imana yubatse. Namwe mwarabibonye ibintu byinshi mwagiye mwubaka bigasenyuka kubera kumva ko mwihagije. Ikindi ni byiza ko tubaho buri munsi imana iri mu buzima bwacu bwa buri munsi, ari nabyo usanga twarageze ku rwego ko kujya tugenda tuganira nayo, ukagenda uyibaza uti se ibi ngibi wowe urabona ndadi bubikore gute? Ntabwo imana izinga ibidukorere, ahubwo iducishamo inzira z'ukuntu ibikora. Ariko bibaho n'igihe ibidukoreye ikadukora kubw'igitangaza, ariko imana yo iri mu muntu yamuhaye ubutware yamuhaye bwari bwo kuri ino si. Ni ukuvuga ngo yari imuhaye ibintu byo muri si ngo abitware. Ni ukuvuga ngo umuntu yari abifite mu biganza. Bivuga ngo iyo kapasite Yesu amaze gutsinda urupfu, avuye ikuzimu, yagaruye urwo rufunguzo rwo kongera gusubirana bwa butware. Bivuga ngo icyo imana ishaka ni uko tugirana partnership. Ni ukuvuga ngo ni wa mubyeyi ngarutseho, urabona nk'umubyeyi w'umucuruzi wagiye acuruza, hari periode agera akifuza ko umwana we w'imfura yajya muri kampani agatangira kumenya ukuntu bakora. Noneho bitewe n'ukuntu yagiye amurera, bagiye amenya ngo afite izi kapasite, akamenya aho amushyira. Natwe rero ni ukuvuga ngo mu byo dukora bya buri munsi, mu buzima bwa buri munsi, imana irashaka ko tugirana partnership. Ni ukuvuga ngo hari nk'igihe wenda ushobora nko kuba imana hari ukuntu igenda irera abantu umunsi ku wundi, no mu buzima bufatika tukabisangamo. Dufate nk'urugero, imana ikabona ko uri fidele, ikavuga ati uyu muntu iyo muhaye 100,000 abipangira neza akabikoresha, ejo nkamuha 500 akayakoresha neza, kandi akayakoresha mu bye biri priorite, akayakoresha mu itorero,